nkambwira ubu se abana nibatankunda ubu se uriya mugore nagaruka uwo batandukanye yego nagaruka ko bavuga ko nyine aho yaciye iki byabi yego nagaruka bizagenda gute none se urabizi ko iyo umuntu yatandukanye uko tubifata muri society dutekereza ko bombe ntabwo tuba tuzi icyo bapfuye neza ko ntabwo twizera ko batubwije ukuri ariko ubutekereza ko ari n'abantu bashobora kuba batitwara neza bati umugabo wananiwe n'umugore none se ubundi bwa ntiwasanga ari n'ikirara cyangwa se dukora ubukwe babizi abana babizi banshaka basigaye bifuza ngo nze mbabere mama urumva nyine mama wabo nyine yaragiye hashize igihe nuko nyine ngenda numva mfite imbaraga wenda ko nzi ko abana bankunda n'umugabo nkunda n'umuryango we unkunda umuryango we bari banzi numva nyine wenda mfite akabaraga ariko numvaga bizangura yego rero narageze n'ibyo navuga ngo 2019 yambere umwaka udasanzwe yego 2019 urumva ni nka nyuma y'ibyumweru 2 dukoze ubukwe bahise baza abana yego amashuri yaragiye gutangira kaye twarafashe umwanzuro ko tugomba kubana yego baraza ariko nubwo wenda mvuga ngo wambere umwaka udasanzwe nuko ari umwaka nigiyemo kurira ntarigeze ndera niga kurira none urumva ubundi umuntu ashatse abazi kazasama agatangira kurira umwana uri mu nda muganiza agira gute umwana akavuka ugakurana n'umwana nyine n'ubumenyi bugenda buza ariko kumva gutangira ku mwana w'imyaka 3 n'igice utazi n'amateka ye n'undi imyaka 6 n'igice utazi amateka udafite ikintu wamwibutsa utareba ngo wibuke ukuntu kare gatoya wumve ngo urishimye nta kintu muziranyeho naba ntibakuzi n'ababana rero kubera guhora babaza gutyo babaza mwariye mwagize gute none se nta kintu yabatwaye ntabwo yabatutse no kwa ba nyirakuru bati uriya mugore bafata neza bamwe turiya mugore kandi akenshi umuntu yitwa mugore nyine uriya mugore abitaho abaha ibyo kurya ntago abakubita wasanga aramukubise rimwe rero ubwo none ukaba wakoze ibintu bikomeye ubu abantu bagutakaje ikizere bose ushaka gusanga utazi no kuvuga amazina yawe wabyibagiwe amazina yakunaniye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye uyu munsi ndi kumwe n'uyu mudamu muri kureba ahangaha yitwa Kanyana Giselle Uwimpaye Kanyana uzi ko ugiye kwivuga nenzi ko ngiye kwivuga oya ngiye mvuga abantu tu amakuru yawe se ni meza ibintu byose ni sawa cyane yego ni sawa tugeze mu mwaka wa 2022 usa nk'ujya kugera hagati turi mu kwezi kwa gatanu nibwo tugiye gutangira niki kidasanzwe wishimira nka Kanyana mu mwaka wa 2022 ikintu kidasanzwe wishimira okay ndi muzima n'abana bacu ni bazima n'umugabo wanjye ni muzima ntabwo turwaye ubundi biragoye kubona ahantu hari abana 2 3 4 nta n'umwe uri murwaye mumeze neza umwaka utajya wibagirwa wumva ko uri special kuri we n'uwowe mu buzima bwawe bwose ni imyaka myinshi ariko umwaka numva udasanzwe cyane ni umwaka wa 2019 2019 kubera iki 2019 nakoze ubukwe 2018 2019 nibwo navuga ko urugo cyase umuryango wanjye watangiye kuba umuryango yego kurumva nakoze ubukwe nkiri umukobwa nk'abandi bose ariko 2019 gitangira sako njye kwitangira hagati ariko 2019 ni umwaka udasanzwe kuri wowe umwaka udasanzwe ariko nyine impamvu nanjye vuga ngo umwaka udasanzwe nakoze ubukwe 2018 2019 abana mbereye mukase uko bahageze ni nako dutangiye inkuru yacu reka duhite duhera aho ngaho two kubihera hagati wa mugani wawe inkuru yawe ishingiye ku rugo rwawe ishingiye ku bo urera abana bawe niko tubyite abana bawe abana b'umugabo wawe mwembi muri babiri n'abana bawe mbwira sasa rero kugira ngo ukundane no mwashakanye uyu munsi mwashakanye mu mwaka wa 2019 na 18 byaturutse kuki mwamenyeye gute twarakundanye bisanzwe
namumenye nk'uko wenda nkubonye bwa mbere, amaso ku maso yo nkubonye bwa mbere, wenda nari nsanzwe nkubona bisanzwe online gutyo, ariko nawe naramubonye nk'uko nkubonye gutya bwa mbere. Yego. Tuvugana nta kintu kizima cyo kuvugana, yari afite urugo, ngende umukobwa ndi nkumi nyine. Yaguterese afite urugo? Oya. Wamubonye bwa mbere afite urugo? Hari mu we mwaka? 2016. 2016. Ubona umugabo uri aho ngaho? Mu mezi abanza nko muri iki gihe wenda. Yego. Ndumva ni mu kwa gatanu. Yego. Ndamubona nyine muvugisha nk'uko wavugisha umuntu ukamenya amazina ye nawe akamenya ayo bikarangira. Urumva umuntu ufite urugo nta bintu byinshi. Mwayi muhuriye hehe? Iyo nta business ntaki. Hari group ya WhatsApp twahuriyemo. Tukatwandikanye no kwa kundi muri group barimo abantu baderanja cyane bakunda kuganira. Nono nkajya mbona ari umuntu nyine wandika ibintu bisa nk'ibiremereye, wa muntu wari nk'umuntu w'umunyabwenge uza kubarezona, noneho twebwe twaga twigana turi nk'amajene tuganira ibintu biri aho ngaho, bituma rero twandikirana inbox. Naribaje si umuntu nindi tubwira amagambo aremereye gutya. Noneho aza kunsanga inbox cyangwa se njya musanzeyo simbizi, ariko nibwo nahise menya yarambwiye ndi umupapa w'abana 2 mfite n'umugore. Okay. Naye ngo ngiye yaranamenye ko nitwa Kanyana gutyo. Birarangira. Noneho igihe kimwe ndi mugari. Hari ibihangano nkora ariko uyu munsi ntabwo ndi kubivugaho cyane. Hari igihangano nakoze cyitwa Ibaruwa yandikiye Rungano. Na amapoeme nkora ni imivugo mito ya minota nk'ibiri 3 nkora nkangura urubyiruko cyane cyane abatararengeje imyaka 20. Abangavu n'ingimbi. Bakangurira gusigasira umuco nyarwanda, kurangwa n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, ibintu nk'ibyo. Yego. Rero kuko nabonye ari umuntu nyine ushobora kugubitekerezo, kumbwira ati ibingibi ntago ari byiza kosora gutya, nafashe ako nayo narakoze kitwa Ibaruwa yandikiye Rungano kitwa umukobwa arambara akikwiza. Noneho ndakamuherereza kakira ka audio ngo ampe commentaire aragashima. Umuntu wese sinzi ushaka kubuta akazi ariko naye nkakumvishe wabyishimiye. Yego. Ndakamuha akishimira ati ukora ibintu byiza, buse ni gute ukora ibintu bimeze gutya, urumva ntiyarananzi. Isura rwose ni kuri profile ya WhatsApp gusa. Uyu muntu akabisa akora ibintu byiza, ahita anshira muri groupe yari arimo yindi anagashiramo, ahita avuga ati uyu muntu kwa kuno introducing umuntu avuga ati uyu muntu runaka aramvuga ati akora ibintu byiza, dore reka mba sharing akantu yampaye mwumve. Iyo groupe arimo n'umudamu n'abavandimwe be. Yego. Urumva rwose nta kintu cyari gihari imbere. Bivuze ngo niwe watangiye kumwaprocinga rero kugira ngo mwumvishe ako kantu aza gukosore. Oya, byabaye nyuma yuko twavuganye n'ubundi ambwira ko ari umupapa w'abana afite n'umugore. Bise kuki mwikuye muri groupe WhatsApp and then mukajya guchatinga inyuma wowe nawe? Urumva iyo wibajije nabaje muri groupe ntikuye umuntu turezona, umuntu tuganiriza gutya ni muntu ki? Hanga wenda kwivuga muri groupe. Ahita gusanga inbox. Ngo yanze kwivuga muri groupe ngo nduyu n'uyu. Yego. Noneho rero niyo mpamvu namusanze cyangwa se yansanze sinzi wasanze undi ariko nyine twari inbox ambwira gutyo birangira gutyo. Yego. Ubwo rero namuhaye ako ka audio kugira ngo amubitekereza nk'umuntu mukuru. Abahanzi barabizi yuko igihangano uba wumva ugikunze ariko ntago uba wizeye 100% ko ari ikintu kiza washyira hanze. Ukumva rero wahundi umuntu mukuru ngagushimire. Cyakubwire ugira ibyo uhinduramo. Nuko rero ashyira muri iyo groupe yindi yabagamo abantu baragakunda. Noneho bakavugaho cyane ni keza. Noneho ahita ambwira ati nubwo ntakuzi nkwemereye inkunga. Ati niba hari ahantu wumva ushaka kuzajya hagufasha kubinonosora neza ko ntabwo ushaka gukora video yako. Ati uzambwire nyine nzagusapotinga, nzagutera inkunga nyine aho hantu haje. Icyo gihe nashaka gukora video mu Rukari. Ndavuga ndashaka kujya mu Rukari muri groupe. Dupanga umunsi afata n'abandi bantu twagiye turi nka bana hari cyangwa 5. Harimo murumuna we na mushiki we n'undi mukobwa nanjye.
mfata kamera yanjye nawe afatiye nyine turagenda twahuriye Nyabugogo tujya mu rukari nta wegereye undi nta byo kuvugana ngo nese amakuru ngo nta kintu twavuganye mfata amafoto nashakaga njyeho nashakaga kureba ko nakorera turataha birarangira hashize nk'amezi nk'atatu cyangwa urumva nanatinyaga abagabo igitsina gabo nyine muri rusange ariko nawe nk'umugabo wubatse nta kintu mwavugana noneho nza kumva nyine muri iyo groupe umuntu umwe arambwira ati uko abantu batandukanye ndabimubaza abanza no kwa kugiye cyabimbwiraho kuri WhatsApp icyo hari byari bakubwiye ko batandukanye 2016 n'ubundi 2010 uwo mwaka yego uwo mwaka ubwo ni nka nyuma y'amezi ane nyine niba twari nko mu kwa gatanu uko nibuka amatariki ariko ndumva ari mu kwa gatanu ibyo byabaye nko mu kwa munani hagati wenda ndabyumva nyine ko batandukanye ndamwandikira nyine yanga no kugikina bivuga abantu batandukanye bifite na stress ibintu byinshi utamenya n'icyabiteye bari byinshi nuko nyine aranyihorera ariko n'ubundi nza kubimenya kurumva mushiki we twari twajyanye aho ngaho mu rukari ntabwo nzi wampaye amakuru uko nyine naramenye barayampaye nyuma nyine tuza no kujya kumusura mpahura n'undi mukobwa wo muri iyo groupe mbese kwa kundi ni nko bagize ibyago abantu bakaza kuyagira ndagenda nyine ndabareba ndataha hashize igihe rero tutangira nyine kuya tuvugana ariko n'ubundi bisanzwe umeze ute iki biri aho ngaho nanjye nkomeza kujya mugisha inama wenda mu kintu nkoze runaka niba ari ikintu hari akana muri iyo minsi nayo ndi kwitaho k'umuntu wo muri famille nyine wari warasamye inda atateganyije ndi kumufasha nyine ashaka gukuramo inda ntashaka yikuramo mbona biri ari aho ngaho bigana ubwo rero nkajya mugisha inama ubwo twavuganaga wenda nka rimwe mu cyumweru bigenda bikura biba nka kabiri birakura biba nka gatatu ubwo mwavuganaga iminota 2 iraza ku 5 ubundi zaba 10 nkuko n'abandi communication wari waramwizeye kera wari waramwizeye cyane umva umuntu ajya kugisha inama ibyo bintu wabonaga umufite ibitekerezo cyane yego nukuri kandi ariko nubone ko bimeze ni umuntu nyine utekereza kure akagwa ibitekerezo byiza yego nuko nyine asa kumbwira ka nkunda nyuma hafi 2017 urumva ni nka nyuma y'amezi nabyabaye mu kwa 10 mu kwa 8 aribwo batandukanye twakomeje kuganira nko umwaka ujya kurangira hadasigaye iminsi myinshi nibwo yambwiye ko yankunze ambwira ko yifuza ko tubana nk'undi muntu wese mitamvuga isi umuntu atandukanye ejo bundi ubwo se ankunda gute bitabujije ko njye naramwishimiye ariko ntarukundo natekereza ko rwabaho ko njye ntabwo natekerezaga ko nashaka umuntu ubanye n'umugore yego bari bitangaza ariko nyine narabimbwira kuko naramukunze biraho kandi numva atari umuntu niteguye gutakaza ako kanya ndavuga ine ndagukunda ariko ibyo kubana babyihoreye ntabwo nzi ikintu nagusubiza nonaha nagusubiza oya nagusubiza yego nta cyaba kirimo cyizewe kuko nanjye ubwanjye ndumva amarangamutima yanjye atari stable atari hamwe ku buryo nakubwira ikintu cyanyacyo numvaga ntari mu makane ntabona mwemerere nta gisubizo mfite ako mubwira gutyo rero dukomeza kuganira ubwo nyine arandika mu mwanya wanjye nyine anyihorera nkomeza kubitekerezaho ariko ntekereza wenda ku bandi basore baba bakuvugisha abo mwatandukanye iki ngenda nyine ndeba mu bintu bitandukanye nkuko nawe warambagiza nyine mu bantu bose yego nkabona nta kibazo afite nkabona si umusaza nkabona nta myitwarire mibi afite ikibazo ni uko hakundi nyine afite abana niwe wari abasigaranye afite abana yatandukanye n'umugore atangira kwibaza se ni iki ndusha wagiye ubu se ngiye kwitwa mukase ni ibintu biremereye sinzi nawe bitakuremereye ariko ni ibintu biremereye cyane ariko nabitekerezaho nkumva neza ndababwe nkumva ni ibintu ntazi numva ni ikigeragezo kingezeho ntangiye kwicuza n'impamvu namumenye ntangira kwicuza impamvu hari n'ikintu cyiza namumenyeho kuko hari igihe ujya kwanga umuntu ukabona urabuhombye noneho rero nkomeza nyine kubitekerezaho ndasenga ngisha inama ngira gute hashize amezi 6 ndamwemerera umwemerera urukundo niki cyatumye umwemerera rero
urumva izo mpungenge icyambere naramukunze yego noneho kuri urwo ruhande rw'impungenge nari mfite nagiye nzimubwira ubu se abana nibatankunda ubu se uriya mugore nagaruka uwo batandukanye yego nagaruka ko bavuga ko nyine aho yaciye iki byabi yego nagaruka bizagenda gutya none se urabizi ko iyo umuntu yatandukanye uko tubifata muri sosiyete dutekereza ko bombe ntabwo tuba tuzi icyo bapfuye neza ko ntabwo twizera ko batubwije ukuri ariko ubutekereza ko ari n'abantu bashobora kuba batitwara neza bati umugabo wananiwe n'umugore none se ubundi bwa ntiwasanga ari n'ikirara cyangwa se nyine ngenda mumazi ibintu byose nibaza akagenda ansubiza uko yansubizaga rero nagendaga numva nyuzwe. Ikibazo gikomeye cyane washaka kumubaza kugira ngo wemere cyari kihekanyana nibyo nukuri nibyo ngibyo abana ngiye kuba mukase ntamuwaje se uri kirara hagati yawe n'umugore wawe mwatandukanye ikibazo cyarinde iki kibazo si cyo cyambe wari ukwiye kumubaza none uyu munsi ko mbimubaza urumva igihe bavugaga ko batandukanye narabimenye noneho ngiye kumusura nabwiye ko nasanze n'abandi benshi baramusuraga cyane yatweretse impapuro ntabwo bari barasezeranye mu murenge mu mategeko ariko mu gutandukana banyuze mu buyobozi kuko urumva ahantu muba mutuye muba muri mu mudugudu mu kagari gutyo hari impapuro bari bandikiranye raporo yari yakozwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga icyabatandukanyije byose rero nayo nazisomye twese turasoma numvaga nta kindi umubaza wenda uretse amadetaye umuntu agenda guha bya bikomere byo mu rugo umugore yagize gutya umugabo yagize gutya ibyo byo nta nubwo na n'uyu munsi ayimbwiye nta gaciro mbiha kuko buriya ibintu byo mu rugo biragoye nta muntu wivuga nabi nta muntu wakubwira ngo uzima mu twatandukanye ngo nagize gutya biragoye ko yabikubwira yego rero nabonye ibyanditse muri izo mpapuro mbona nta kibazo ubona we nta kibazo mufiteho nabonye nta kibazo mufiteho yego noneho nabijyanye nuko naramubonye nuko twaganiraga nkumva ni umuntu ushaka kuba afite indangagaciro wenda nifuzaga njyewe mbona nta kibazo ubwo rero n'ibibazo namubazaga uretse ibyo ngibyo nari nariboneye ni kwa kundi abana nzabashobora gute ngiye ko ntazi kurera abana iwacu ndi bucura yego bucura rero ntabwo abazi ibintu byo kwita ku bana ngaraterura ngaragira gute ngarabyinirira ntabyo abazi no guhoza umwana mba numva nyine uretse ubu ngubu nabyaye bikazana no kubyara ariko ubu ntabyo nareba yego umwana yashobora kurira namuhoza gato byakwanga nanjye bikandenga ndamubwira rero njye ntabwo nzi kurera abana ni gute ushaka ko ndera abana bari batoye umwe yari agiye kugira imyaka 4 undi agiye kugira 7 ubwo ni 3 n'igice ni 6 n'igice yego urumva baracyari bato cyane ngiyewe ni gute nzamukasa abana sinzi ashobora kubarera ntabwo ibyo bintu mbizi aravuga ati rega nzagufasha naye nzaba mpari kandi nyine imbogamizi ufite ndazumva nkabwa rero ngiye ntabwo nigeze nifuza urumva nabaga meze nkaho tumeze nk'abari guterana amagambo yego ariko nyine kuko harimo n'urukundo tukaterana wenda mu buryo bw'ikinyabupfura bwo kugira ngo urebe ikintu kizima kivamo numve n'ibintu ambwira numve kanyemeza avuga urabona ngiye ntabwo nigeze ndota gushaka umugabo watandukanye n'umugore kwanjye urumva nta n'umwana mfite sinigeze nshaka mbese nyine ukiri umukobwa nk'abandi bose aravuga ati rega nanjye ntabwo nigeze mbirota ibi bintu byo kugira umugore umwe bikanga ngashaka undi numva ko ari ibintu bishoboka nta muntu urya bitabaho nta muntu bitabaho uretse kuba wagize amahirwe ugahura n'umuntu mwiza cyangwa se Imana ikakurira mu nzira wagiye ucamo n'amafuti waragiye ukora ariko nta muntu biriya bintu bitabaho n'ibindi byinshi nayo ndangamubaza ndamubaza se umugore mama w'abana nashaka kuntera hejuru nabyo urabizi ko bibaho ati nzaba ndi ku ruhande rwabo aya muntu rero nawe nyine hari ukuntu azi kuvuga neza azi no gutereta ku buryo ubyumva utarinze no kujya ku ruhande yego noneho nyine nkumva ari kugenda ambwiza uko ati mbese abana nibatankunda ati nyine tuzafatanya kubarera muzamenyerana nzakora uko nshoboye kose noneho aravuga ati ariko nubwo uvuga yenda ngo iby'abana ntabwo ubizi mbona ibyo ushoboye bihagije ibyo rero yavugaga nshoboye nuko abonaga ndi kwita kuri uwo muntu akubwiye mpangayikira uwo mwana urumva
ntekereza ko ari nikosa wenda nakoze ryo kumugisha inama akamenya ubuzima ndimo. Yabonaga ko nita kuri uwo mwana amuhangayikira, abona ko umwana adashobora gusonza, njye nshobora kubona icyo kurya, abona ko umwana atakwambara ubusa, abona ko mbese bwa burenganzira bw'umwana mbyitaho nubwo ntazi mama n'iki ariko byibura ibyo bintu mbyitaho. Abona ko aramubwira ati ibyo ngibyo nibyo bakeneye cyane, ibindi ubwo n'ubundi barabibuze. Buri muntu yatandukanye na mama we, hari biba byagiye atazongera kubona, izo za mama iki rwa rukundo rero inconditionnel rwuzuye. Abandi turagerageza ariko rujyana na mama cyane, nyine biba byarangiye. Aravuga ati ibyo ngibyo nabyo bibonye babagize amahirwe. Ubwo rero nyine no gusenga no kugisha inama, mbaza abantu niba ntasaze, nuko mbona nyine nta kibazo. Ufata icyemezo mfata icyemezo cyo kumwemera. Nabonaga mu basore bose bangize imbere, yego, indangagaciro nashakaga ntazo bari bafite. Nta wari uhanye nawe, nta muntu n'ubu mvuga nk'ubu wenda biramutse byanze sinavuga ngo iyo nemera wa wundi ntawe uhari. Yego. Ubwo rero ndavuga uyu muntu ariko wenda nuko yagize ikibazo akaba afite amateka mabi atanshimishije, ariko ubundi we ku giti cye ndabona ari we nifuza ubundi. Nuko rero ibyo bindi nyine mfata igihe cyo kubyikiza, byasaga nko kwikomeretsa no kwivura. Nuko nyine birashira, nemera ko tubana. Murabana sasa rero, winjiye mu rugo ariko famiye yawe nayo irahari. Hari ukuntu wifuzaga umwana wabo w'umukobwa w'umuhererezi, umusore bamwifurizaga. Ujye gushaka noneho umugabo watandukanye n'umugore kandi ufite n'abana. Icyo kintu kigejeje mu rugo iwawe ntabwo byigeze biba ikibazo? Ni ibintu nyine biteye n'isoni. Ntabwo ubibwira bose. Yego. Ntabwo ubibwira bose, ureba wenda uwakumva akaba ari ubibwira, wenda nawe akabibwira n'abandi, ariko abona bibwiye nyine umuntu abanza kwikanga. Cyane cyane nk'iyo ubwiye umuntu wubatse, kuko umuntu wubatse abaza urugo kurusha umuntu utarubaka. Byanze bikunze. Rero nyine abonaga kanya n'ibintu ugiye muzabishobora. Ubu kuko basi baranasenze, nyine umuntu abona nyine uri nk'umuntu uri kujya mu byatazi. Ubwo rero nyine nabonaga afite impungenge, cyo kora harimo umuvandimwe umwe ambwiye ati uriya muntu nuko yagize ibibazo, ariko nkurikije uko mubona ni umuntu muzima. Ni umuntu mwiza, ahubwo biratangaje kuba umuntu nk'uyu nguyu urugo rwaranze. Mpita numva ni sawa. Kandi nawe yari umuntu mukuru nyine wabyaye, uzi urugo icyo ari cyo. Yego. Ubwo rero wenda ko ngako kantera imbaraga, ariko n'abandi banaganirizaga barabyumvaga. Gusa muri famiye, kuko muri famiye harimo amarangamutima menshi, hari n'igihe famiye itagufasha gufata imyanzuro ya nyayo. Byanze bikunze. Kubera amarangamutima. Byanze bikunze. Hari n'uwambwiye ati Kanyana uri umukobwa mwiza. Uri umukobwa mwiza, Kanyana wariyubatse. Naye ntagiye no kuba umusitari icyo gihe. Yego. Kubera ibyo bihangana by'ubuhanzi. Uri umukobwa mwiza, wariyubatse, uzi ubwenge. Ubu kubera iki? Ako nyine ntamenye ko nanjye aho hantu mpabonamo ubuzima. Yego. Numvaga ari nyine urukundo utabona hanze. Nzi ko bizamvuna pe, ntabwo nababona nagenze kandi ibintu birabo byoroshye. Nzi ko bizamvuna cyane, ariko nkabona mbonye umuntu nifuza. Utazantesha umutwe, utazatuma mvuga ngo nk'uko ukifata gutya. Yego. Nk'ubu ngubu kuko ibingi batabizi ngiye mbizi. Nuko nyine ndabasobanurira rero nubwo ameze gutya, babwira nyine amateka ye. Yari yarambwiye ati ndabwira byagenze gutya, baratandukanye ariko byagenze gutya. Nyine barabyumva, n'abatabyumva barihangana. Buri mukobwa yashatse umugabo ntacyo bamubwira. Byanze bikunze. Ubugize gutya rero wa mugani, ujya mu mago, mwarasezeranye we imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, murabitegura byose, ugira gutya ujya mu rugo rwe. Byarakoroheye, wibazaga byinshi cyane, ugiye kuba mukase, ugiye kuba umugore w'umugabo wigeze umugore. Niki cyagutunguye urugo urugizemo, byari bimeze bite? Ikintu nari nzi ko wenda kizangora n'ubundi ni ukurera abana. Yego. Urumva ntabwo nari mbimenyereye. Iyo nta bana iwanyu n'abana bato mwagize iwanyu, nta makuru bufite. Byanze bikunze. Uretse wenda ku bavandimwe baga bafite abana ariko nabo batari bato cyane, ariko ahantu ntabwo nize ndera abana rwose. Rero numvaga aribyo bizandushya. Noneho umwana mutamenyeranye, yego bari banzi, twaragejeje kwitegura pe. Twitegura cyane, baramenya dukora ubukwe babizi.
abana babizi banshaka basigaye bifuza ngo nze mbabere mama urumva nyine mama wabo nyine yari agiye hashize igihe nuko nyine ngenda numva mfite imbaraga wenda ko nzi ko abana bankunda n'umugabo nkunda n'umuryango we unkunda umuryango we bari banzi numva nyine wenda mfite akabaraga ariko numvaga bizangura yego rero narageze n'ibyo navuga ngo 2019 yambere umwaka udasanzwe yego 2019 urumva ni nka nyuma y'ibyumweru 2 dukoze ubukwe bahise baza abana yego amashuri yaragiye gutangira kandi twarafashe umwanzuro ko tugomba kubana yego baraza ariko nubwo wenda mvuga ngo wambere umwaka udasanzwe nuko ari umwaka nigiyemo kurira ntarigeze ndera niga kurira none urumva ubundi umuntu ashatse yabazi kazasama agatangira kurira umwana uri mu nda amuganiza agira gute umwana akavuka ugakurana n'umwana nyine n'ubumenyi bugenda buza ariko kumva gutangira ku mwana w'imyaka 3 n'igice utazi n'amateka ye n'undi imyaka 6 n'igice utazi amateka udafite ikintu wamwibutsa utareba ngo wibuke ukuntu kare gatoya wumve ngo urishimye nta kintu muziranyeho nabo ntibakuzi ese kuba nyine mwarabonanye isura ariko nta mateka mufitanye hari ibintu bikaze nukongera guhanga ubuzima bushya hagati yawe nabo no gutangira ahubwo yego rero ndabwira umugabo nti twe kuzana umukozi ndetse twirinde no gusama kugira ngo ndebe ko namenyerana nabo kuko nayo natinyaga kuba umukase icyo kintu kirakomeye mwirinde no gusama kugira ngo umenyerane nabo urumva kubera gutinya iriya sano ya mukase nkuko nabandi bayitinya niko nayo nayitinyaga numvaga ahubwo ari n'ibintu mbese meze nk'umwiyahuzi yego ndavuga ine basi turebe ko nabanza nkamenyerana nabo natinyaga ko nshobora kugenda Imana yangiriye neza nahita nsama nkagira impinduka mu mubiri y'amakomplikasiyo y'ababyeyi batwite nkagira umushiha nkarwaragurika nkagira gute nkajya mbabwira nabi mbona nintangira wenda ngahita nsama nkatangira kubabwira nabi noneho nzaba mbishe burundu bazaba bapfuye birangiye nta handi hantu bazabigarurira ubwo ndavuga ni kandi nihaza umukozi nabaga no muri ghetto yego urumva ntago ngiye nabaga muri famille nabaga muri ghetto nimaze igihe menyereye kwimenya muri byose ubwo rero ndavuga ni haza umukozi ubundi urugo rwose rurimo umukozi iyo umukozi akundanye n'abana ntago abana bakundana n'ababyeyi hari ukuntu nyine abana bajya hariya kuko umukozi abameze nk'uri ku rwego rw'abana bakaganira bagakina bagasimbuka birirwanye woje uri mu kazi kandi uje urundi muntu nyine nawe ubwawe ubwo ntibakwiyumvamo 100% nawe ntubiyumvemo 100% noneho ntiwiriwe uhari cyangwa se uri muri gahunda zawe muhuye nimugoroba birirwanye n'umukozi ntawe muzahurira ndavuga intera kugira ngo abana umukozi nyine azabagira be ngembe umwanzi noneho mbe mukase wa nyawe reka tube turetse kuzana umukozi umugabo ntiyanabyumvaga ukuntu tutari buzana umukozi ukuntu ngiye kujyanirwa mu mirimo yo mu rugo akambuza ariko nkanga avuga ni byihore tumana amezi makeya ubwo rero nyine niko byagenze abana baje ntangira kubana nabo rero umwana ngaho barwanye abana b'inkuri cyane babarwana buri kanya barwanye managira niwe ngaho kurya byabananiye kwa kunyine umwana wese wenda umuhaye ibiryo kandi wenda arumva atameze neza cyangwa se arahaze cyangwa se ntabikunda mbese nyine twatuntu twose tw'abana ntangira rero kudiringa natwo ariko Imana yese mu bwenge bwinshi buri Imana ikunda abantu bayo nubwo akunda umwana kurusha Imana kurusha uko Imana imukunda yaramuremye ihitimo ubwenge nkamenya cyo gukora bitewe n'ikintu kibaye barwana nkamenya ukuntu nkahimba utuntu tw'uduhano dutuma umwe yumva ko atagomba gukubita mugenzi we yego nkamenya ko niba bagiye kuryama papa batanahari turi twenyine mbese byari ibintu bikaze ntabwo byakugoye kugira ngo bagukunde byagusabye ingufu nyinshi cyane ntabwo byangoye kuko urumva bari basanzwe buriya hari ukuntu abana bameze abana iyo babonye umubyeyi akunda runaka bahita bamukunda nta bindi bashyiramo ubwo ibindi bintu bishobora gutuma bamukunda cyangwa batamukunda ni imyitwarire y'uwo muntu iyo babona papa wabo ankunda ubwo birumvikana ko ndi umuntu mwiza bagomba gukunda utiriwe bibaganiriza hanyuma ikindi bari baraganira na papa wabo yarabwiye ati Kanyana banyitaga Kanyana azaza ababere mama nyine ari ukuntu yabaganirije barabyumva
babona twakoze ubukwe barabutaha, kandi ubwo iyo nabasuraga nabashyiraga utuntu bakabona n'akanyana yaje yawurute akabiswi nyine kwa kundi uvuga uti sinajyana barabana nta kintu njyanye. Ubwo rero nyine hari ukuntu banyumvagamo bitari nka mama nyine, ariko banyumvagamo gakeya, bari bazi ko ndi umuntu twasigarana ntibagire icyo baba, mbese bumvaga bafite umutekano. Ubwo rero icyo gihe turi kumwe aho ngaho papa bere yabazanye bahinduye ubuzima, nta kibazo nyine ntekereza bari bafite. Ubwo nyine ni njye agomba kuinvestisamo ibintu byinshi kugira ngo bumve noneho ko nta kibazo, bumve batuje. Kandi na papa wabo nyine yari umuntu witeguye anabaganiriza, akomeza kubabwira nyine ati uyu nyine ni mama, agiye kubabera mama, arabakunda cyane, agiye kujya abatekera, azajya bambika, azajya batemberana, mbese nyine abumvisha ko ndi umuntu udafite icyo azabatwara. Ubwo rero ntekereza ko ariho byaturutse. Ubwo rero uko twagiye tubana bagiye banyiyumvamo, gusa ntihaburamo kuvangirwa, nyine numva ubuzima buhindutse, ariko ubwo nayo nahitaga amenya icyo gukora. Ni nk'agaki kakuvanze? Kubahana. Banza kwitekereza inshuro nyinshi cyane. Na mbere yaho nari narabwiye papa ngo sinzabahana, kuko njye nakuriye mu muryango, narinze ngira imyaka nyine numva nibuka yo kumenya ubwenge, nkubiswe rimwe nabwo, kandi bankubise kuko twari turi gukina dutera umwana ibuye, bankubita kugira ngo umwana aceceke. Muri make nakuze ntakubiswe. Ntabwo wajyaga wenda kubana ugatekereza icyo kintu cyaba mukase, uti nimba hana bakagira ngo nuko ntari mama wawe, iki kintu kigatuma utabahana? Biza kurangira utabanye se? Ntabahana, narabahanaga, ahubwo kuko nyine nari nzi kuko bakubita ntabishobora, nashatse ibindi bihano, kumupfukamisha, kumubwira ngo ugenda umusabe imbabazi, nkamuganiriza, nyine ntangira kubaganiriza cyane ko nibyo nakuze menyereye. Umuntu yarambwira nuko akora ibi kubera impamvu yene nkabyumva. Ubwo rero nk'iyo wabwiraga umwana igihano cye, ntabwo yarakaraga mu buryo uvuga uti noneho ndarikoze? Bari bakiri bato ku buryo nta bwenge bari bafite, bari bataramenya gutekereza ibintu n'ibindi. Urumva ninjye watangiye kubigisha ko iyo umuntu akoze ikosa asaba imbabazi, ko iyo umuntu amukoreye ikintu cyiza agushimira, utuntu nyine nk'utwo twibana. Noneho rero kuko urumva njye nta kintu kibi bankoreraga, urumva ntibari kuntuka, ntibari kujya gute, ntabyo bari bazi, ntabwo barazi gukora ibintu bibi. Ariko nk'ubwo barwanye, niba umwe akubise undi akarira cyane, kubona icyo ubyihoreye, uwo bakubise abona ko utamwitayeho, kandi ubyihoreye uwo wakubise mugenzi we nawe uramukuza nabi, azaba ingegera nakura. Ubwo rero gushaka icyo ndi buhanishe, kumenya ko ari bupfukame, kumugenda ugire gutya, ukamubwira ati hagarara hariya ntuhave iminota ingahe, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kumenya, ukabihimba nta hantu wabisomye, nta wabikubwiye na papa badahari, kandi utari bujye kumurega. Nibyo numva ari ibintu byangoye cyane. Ujya gutya rero waranze gusama kugira ngo ubanze kubitaho, byaje kugeraho urasama uranabyara? Nyine urumva ngiye numvaga nshaka ko tumara nk'amezi nk'atandatu tutarasama, kandi urumva sinari nzi ko nanabyara. Ubwo rero hashize amezi ane nyine umugabo ambwira ati burya ngenda ndashaka uruhinja, akunda abana cyane cyane, nuko nyine biraba ndasama. Nyuma y'igihe kingana iki? Nyuma y'amezi ane? Haburaga amezi abiri gusa? Nuko ndasama, kandi koko ibyo nari natekereje byari ibyo, nagize amakomplikasiyo ku buryo ntabashije gukomeza kubitaho nka mbere. Gusa ntabwo byatinze cyane, nyine mpita nongera ngaruka mu buzima, bamenya ko ntwite, turakomeza. Uza kubyara umwana wawe? Nza kubyara. Abana barishima birumvikana? Barishimye cyane cyane, n'ubu ni inshuti cyane, barishimye cyane ku buryo. Umwana wawe ni umwe? Yego. Ni umwe. Nese mbwira, kwita kuri uwo mwana wawe, ubwo ndakubaza ibyo bibazo kugira ngo twumve, kwita kuri uwo mwana wawe wabyaye, n'abandi nabo n'abawe, ariko ntabwo ari abawe b'amaraso. Kwita kuri abo bana bawe, kwita no kuri abo b'umugabo, ntabwo ari ibintu bikugora, sito no mu buryo bw'amarangamutima? Nta kintu kidasanzwe, kuko urumva none se ubu ngubu umukuru agiye kugira imyaka 10. Yego. Asigaye nk'ukwezi kumwe agira imyaka 10. Undi yagize 7, ugazagira 8 umwaka utaha. Urumva ni bakuru. Uwawe wanjye afite imyaka
2 n'amezi yego atanagiye kuzura yeah urumva ibyo bakeneye ntabwo ari bimwe n'umwe akeneye guhekwa nese umwana w'imyaka 7 akeneye ko muheka uracyabaha ya affection rwa rukundo bari bakwiye kubona nk'umubyeyi waje ubasanga. Icyo nakoze rero urumva tukimara kubana byose bari bakeneye kubikorerwa, urabakarabya, urabagaburira, urabasengera, ubaryamisha. Yego. Uko rero twagiye tubana nibyo nabwo Imana yampaye ubwenge, nabigishije gusenga, ntangira guhimba udusengesho, nkaduhimba nyine ngo badufate mu mutwe, batangire bamenye ibindi bintu nyine kuko bahinduye environnement nyine biga utuntu dushya, biga gusenga, ntangira kubigisha, aho kujya mpore mbasasira noneho nkajya gusasa turi kumwe nkabibigisha, tugasasa turi kumwe, twamara kurya nkabigisha kwandurura, n'ibisahani remereye basajyane ake koroshye ariko nyine amenye uturimo. Yego. Nkomeza kubigisha utuntu, uturirimbo, uduki, noneho birangira hari ibintu ntagomba kubakorera ahubwo bagomba kwikorera. Ubwo nyine ntangira kubashyira kuri gahunda, iyo umuntu abyutse akora ibi, nyuma agakora ibi, nyuma agakora, nyuma agakora ibi. Ubungu bose bariyoza, ntawe ukeneye ko mukarabya, nta n'uwababara ngo sinamukarabije. Yego. Hanyuma kurya buri wese iyo ashonje, ibiryo bitaraboneka ashonje agomba kubivuga. Nyine nayo bashyizemo ko umuntu avuga icyo akeneye, kuko bakabivuga mu buryo ntawakimenya. Babivuga mu buryo ubona babivugana muri cya kintu nyine wabatoje, cyangwa babivugana babibwira mama, babivuga bati kereka rundi muntu birebye niwe wabimenya. Ariko nawe ku jisho ryawe ubibona gute? Ikintu nabatoje wenda uko nayo batoje, nababwiye ko niba impamvu nayo batoje gusaba nyine icyo bashaka, nuko hari igihe nabahaga ikintu nabatekereje ngasanga ntabwo bagishaka, gasaba umwana umuzaniye shokora kandi yashakaga biswi. Yego. Yarya nyine atayishimiye, urumva nyine bubaye desi. Noneho mujye muvuga ibyo mushaka, hano iwanyu nta handi wanyu mufite, mujye muvuga icyo mushaka, ibisaba amafaranga tuyashaka tubigure, ibyo mutazavuga nta muntu uzabimenya. Kandi koko nibyo umwana noneho utanamubyaye, umwana atakubwiye ibyo ashaka ntiwazabimenya. Yego. Ubwo rero mbabwira ko niba tuvuge wenda ashaka fanta kandi ntayihari, ntayareba ngo ajye kuyiha, kandi niyo yaba ihari ashobora kuyiha, kandi wenda yari y'umushyitsi, wenda udashaka avanga ibyo yariye n'iyo fanta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mujye musaba uvuga uti ko numva nshaka iki ngiki, akaza akabikubwira, cyangwa se cyaba agiye mama mbona hari fanta nyishaka nyifate, nyine akaza akabivuga. Ubwo rero nayo babangamira ntabwo mbizi uko nibaramenya kuvuga amarangamutima. Banyita mama. Biraryoshye cyane. Bwa mbere rero bakwita mama ku nshuro ya mbere, hari ryari wayifashe gute? Bakiza baje ari nka nimugore baturana mu nzu, umugabo adahari, agatoya kanyitaga Kanyana, umukuru anyita mama, niko bari baraganiriye nyine na papa wabo ngo muzamumwita mama. Agatoya rero ko nta nubwo kari kazi mama, nyina ntabwo kari kamuzi icyo gihe, yagasize ari gato cyane ku buryo kakuze katazi ngo mama ni iki. Niba ari nyirakuru kamwitaga mama, ubwo nanjye kagiye kunyita mama ko kari katarabimenya. Umukuru rero yarakabwiye tuzatumwita mama, ntabwo tuzatumwita Kanyana. Kuva icyo gihe batangira kunyita mama. N'uyu munsi akwita mama. Nukuvuga ngo ijoro rya mbere narabatahanye bajyanye mu rugo, iryo joro umukuru urumva yatangiye kunyita ngo mama, agato kataramenya ko nk'umunsi ukuryo nyine bahise mama kugeza uyu munsi. Nisibwira ugize gutyo umvise bakwise mama, nawe ubwawe ntabwo urahabyara, ntabwo byabaye amarangamutima yivanze yicanze muri wowe, wabyakiriye gute? Ubanza Imana yaranteguye ukuntu nari mfite ibyo bihangano nakoraga, nari mfite amakarabo mu mashuri, abana banyitaga Mary, hakaba n'abavuze mama bakavuga nyine mama. Byankozeho cyane ibyo ngibyo, binkora cyane, umva nkiri umukobwa kubona umwana w'imyaka 16 wiga muri segonderi akwita ngo Mary, akwita mama, ukabona arakubaha, aragushima ibyo umukorera inama mugira, ni nkaho nayo imaze kwitegura. Rero banyise mama nyine numvaga biremereye ariko bidakabije nkuko wabyumva, kuko hari abandi bana bari batangiye kubinyita mbere. Umugabo wawe kubona urukundo rwawe n'abana be yifataga gute? Hari igihe hafu niki cyamutunga? Hari igihe hafu. Oh yes. Hari igihe hari nk'igihe nigeze kujya kumusura aho babaga, umwana nyine ako gahungu, urazi ukuntu duhungu nyine na gatoya tuba dukunda affection, ndagaterura akandyamaho.
ati aryamye mu gituza cyawe kandi mva uri umugore wanjye ni gute ufuhira umwana urumva njyewe urumva mana yanjye sinarenze niba niyo bigane niterera umwana gusa numva nyine arafuye noneho n'icyo gihe naraye mbazanye twaramaze gukora ubukwe icyo gihe n'imbere y'ubukwe ariko tumaze gukora ubukwe kuko ako gahungu karankundaga cyane kaba tutaranabana kakajya kaba ngo nibampamagare ngo tuvugane ngo ninze ngasure ibintu nk'ibyo akwina nkumva n'iby'abana umva nta bintu byinshi biba bikarimo ubwo rero tumaze kubana kuko yumvaga papa wanyita sheri nawe ahita abwira ngo papa ngo uzi ko ngo ari sheri wanjye aragacyaha avuga wowe aragacyaha ngo ntago ari sheri ngo ni sheri wanjye ngo ni mama nyine muri make arabafuhira twaba twasohokanye abana bishimye ngaha none se ngo nyine ariko ni mu buryo buri positive buri positive birumvikana nyine urumva biramushimisha ariko akabona nyine biramushimisha yego nese mbwira urumva ufite abo bana ariko ufite na mukeba byanze kunze uwari mukeba aracyahari ntabwo bimutera ikibazo ko abana bakwisanzura mu buryo nk'ubwo ngubwo none uranabivuga mu itangazamakuru ubu ngubu twavuganye mu itangazamakuru njye ntabwo tuvugana we nanjye ntabwo tuvugana yego urumva niyo yabigiraho ikibazo sinabimenya ntabwo duturanye ntituba ahantu hamwe ibyo byose ntiyabura no kukigira ntiyabura no kugira ikibazo ariko ntekereza ko byaba byiza atakigize kuko abana tubanye neza nibyo byiza kuri we kuko tubanye nabi baba babayeho nabi ubwo rero ariko ntabwo mbimenya nyine aba i Kigali twe tumenya amata kandi ntabwo aza mu rugo natwe ntabwo tujya ahaba urumva ntabwo twabimenya akabona na gute n'abana igihe cyo guhura n'abana avugana na papa wabo bagahurira ahantu icyo gihe se watubwiye ko papa w'abana ajya afuha byandi biri positive ariko we ntabwo ujya ufuha mu buryo buri negatifu uti agiye guhura n'umu ex wapi umwiza ku kigero no mu bibazo namubaje cya gihe mbere umbaje nibazaga namaze muzajya muhura ubwo ntimuzasubirana nyine cyangwa mukongera mugakundana hari n'igihe aza akagusaba imbabazi rega urumva abantu babanye abazi n'icyabatandukanyije umuntu ashobora kwigarura agasaba imbabazi kandi abagabo iyo basabye imbabazi cyane hari igihe bagira impuhwe bakazitanga ndavuga ntabwo wenda muzasubirana cyangwa se ngo mutangire mucudikire ku ruhande abana ngo tuzasubirana ati kandi nawe ntabishaka kandi wenda iyo abayigeze kubishaka ubu mba mbizi rero ntabwo abishaka nyine mu mabara abana ntabwo abishaka ubanza nyine byaranze guhura yego uyu munsi wowe n'umugabo mubanye gute rero mubanye neza umugabo wari ufite abana warafitinyaga nyuma y'igihe kinini cyane ubyibazaho uza gufata icyemezo cyo kubana nawe ntabwo wigeze uba deshi mu buzima oya kubera ko impungenge nari mfite ni izo kubana urumva uwo nyina bari abana nta kibazo mfitanye nawe nacyo cyakabaye ari ikibazo nyine mu byo umuntu yibaza biba birimo nta kibazo mfitanye nawe hanyuma abana nta kibazo mfitanye nabo wenda basanga ari uko bakiri bato ariko nabyo twabiganiraho na mbere yuko tubana ambwira ati nzakuba hafi nzagufasha kandi nzaba ku ruhande rwawe uko byagenda kose ubu rero aramfasha ku bana arabamfasha pe bakoze amakosa ntabwo abindekera njyenyine amenya umwanya we nanjye nkamenya umwanya wanjye kandi aranyizera nicyo kintu cya mbere umuntu aba akeneye ari mukase w'abana ukeneye ko umugabo akwizera kuko iyo atakwizeye ukora ibintu bibi hari ikintu tujya twumva ukomeza kuvuga mukase nkita numva ni ikintu kibi kwitwa mukase uyu munsi warabimenyereye cyangwa wumva utabishaka ntabwo nabimenyereye ntabwo wakuraho iyo sano kuko niko isano yitwa byanze bikunze umuntu akubaje ngo abana mufana iki ni icyo ngicyo ni ukuvuga nyine turi abanyarwanda niyo sano ihari ariko njyewe wenda rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba atekereza ibintu wenda binarenze ariko numvaga njyewe ntashaka numvaga mukase ari umuntu mubi niko nabyumvaga kimwe nuko abandi bantu babyumva ubu ngubu ariko numvaga nshaka ngiye kuzaba mama wabo numvaga ari cyo kintu ngiye guharanira nyine bazamenye ko ndi mukase ariko basi wabaye mama cyane kurusha mukase cyane uyu munsi abana byanze kunze bo iyo muhuye n'abantu muri kumwe ubapresenta gute
dizo turahuye, ndi inshuti yawe, uri kumwe n'abana 3, uravuga uti bana n'abana banjye, cyangwa uravuga uti ntabwo njya muri izo detaye, kuko nk'ubu inshuti zanjye nk'umuntu wansura, umuntu twahura bikansaba kwipresenta kandi ngakenera kumubwira byinshi, arabizi. Noneho rero abandi mubwira ko ari abana banjye, undi muntu nyine nk'ubu twahuye bwa mbere ntabwo nakwirwa nisobanura, abana bawe yego nabo bari kumamagara mama, gusa twaya kwisobanura icyo umuntu kandi ukumva biragushimishije cyane. Mbwira rero abantu batekereza cyane cyane ko bamukase bose ari babi, iki ni ikintu twumvise kuva kera cyane. Mukase ukumva ni umurozi, ukumva ni umwicanyi, ukumva ni umuntu ufite urwango rwamurenze, utifuza ko umwana abaho cyane, wicisha abana inzara, byandi byose tuzi. Nk'abo bantu wabwira iki? Rero ngiye ikintu nababwira, mu byiciro byose, mu bantu bose uko turemye, abantu bose, mu bantu bose habamo abantu beza, hakabamo n'abantu babi. Hanyuma rero by'umwihariko bamukase nkunze kuvuga ko nabo bafite igikomere, kubera ko nta muntu bizera, nta muntu bizera nyine. Niba twumva ko ari abantu babi nyine ntabwo bizerwa, agenda azi ko hari abantu bari gutekereza ko ari umuntu mubi. Yagera mu rugo rero, kuko abantu bose bazi ko ari umuntu mubi, na wa mugabo bagiye kubana ntamwizere ko nawe afite ya makuru ko bamukase ari abantu babi bashobora kugirira nabi wa mwana we. Noneho rero agatangira kumera nk'uwita cyane ku mwana. Wariye, wanyweye, ubuse imyenda yambaye irafuze, ubuse wahaze, none se wanyweye amata, none se wanyweye n'igikoma. Agatangira kujya mu madetaye agaragaza ko afite impungenge, atizeye ko wa mama yakoreye ibintu byiza umwana. Wa mugabo uri hariya rero nawe agatangira kwasi ntanyizera, ubuse arumva n'abana bishyize kucyumva se ntaho umwana ibyo kurya, kukiyumva. Noneho ugasanga mukase rero, kuko sosiyete ntimwumva, umugabo we ntamwumva, n'ababana rero kubera guhora ubabaza gutyo, babaza mwariye mwagize gute, none se nta kintu yabatwaye, ntabwo yabatutse, no kwa ba nyirakuru bati uriya mugore abafata neza, bamwe turiya mugore. Kandi akenshi umuntu yitwa uriya mugore nyine, uriya mugore abitaho, abaha ibyo kurya, ntabwo abakubita, wasanga baramukubise rimwe rero, ubwo noneho ukaba wakoze ibintu bikomeye. Noneho wa mugore nta muntu umwe afite umwumva, ahantu hose ubu abantu bagutakaje icyizere bose, ushaka gusanga utazi no kuvuga amazina yawe, wabyibagiwe, amazina yakunaniye. Rero wa mugore utitaweho, wa mugore batubashye, wa mugore batagiriye icyizere, agatangira kuvangirwa. Twana rero natwo utangira kubona ko wa muntu burya reka dukanura amaso, wasanga azatugirira nabi, kubera ko abantu barimo kubereka ko bagomba kubyitondamo. Mujye mwitonda, najye kubaha ibiryo murebe, wajya guha umwana ibiryo, umwana akaza kureba neza uko wabyaruye. Nk'ubwo niba mfite uwo nabyaye, hari n'undi turera mu muryango wanjye, hari uwo nabyaye n'uwo nguwo wo mu muryango wanjye, nabo babiri wenda basanga naruye, abo ngabo mbere mukase ugasanga batangiye guhinduranya amasahane, bakeka ko wenda naba nanabarozi. Kubera iki? Bya bintu sosiyete yo kugenda bashyiramo. Ubundi abana baba ari beza, ariko abana papa wabo n'imiryango yo ku ruhande rwa papa wabo bashobora gutuma mukase w'umuntu aba nabi. Rero icyo navuga ni uko bamukase b'abantu ntabwo aba ari babi. Ese wajya kuramagiza umuntu mubi umureba? Ese utuvuga ko aba ari umuntu mwiza, ni marayika yagera mu rugo akaba shitani? Oya, aba ari umuntu mwiza, ni wa mushiki wawe, ni wa nyogosenge, ni wa nyoko wanyu, ni mwiza nyine, ni umukobwa mwiza bagiye kurambagiza. Rero ageze mu rugo aba mubi kubera ibintu yahasanze nuko aho hantu yasanze hameze. Ikintu cya mbere kimugira mubi ni umugabo babana, kuko nubwo abantu bose baguhagurukira, umuntu mubana akaguhagararaho wumva ukomeye, uraza ukamuririra, uraza ukamubwira uti ibi byanshanze, akakugira inama, byibura guhagazeho. Rero umugabo ni umuntu wa mbere. Uwa kabiri ni abana batakugiriye icyizere ngo nubaha ikintu bagushime, nubakorera nayo bakubwira ati mama wadukoreye ibintu bibi twababaye, ubasaba imbabazi, cyangwa se nubabwira ikosa bakoze bagusaba imbabazi, batakubereye beza ngo bakubahe, mugendane mu rugendo cyangwa se mukorane umuryango, nabo byagucanga ukazagenda uba mubi. Nyina bari abana rero sasa, nyina bari abana iyo atabaye umumama w'ubwenge, nawe nyine atuma uba mubi. Kandi iyo ubaye mubi, ahantu hambere ukora nabi ni kubona ko niho ufite imbaraga. Nese tuvuge ngo nakubita umugabo, ariko nshobora gukubita umwana. Rero uriya mwana abaho nabi, cyangwa se ukamubera mubi kubera nyina. Hanyuma na ya miryango rero kwa nyirakuru ubyara se, kuko iwanyu baba kuriho pe, iwanyu iwabo
umuryango umugore avukamo ubumwumva, uba wakuvuganira, baba bakuzi, barakureze, bazi intege nke zawe, bazi imbaraga zawe, barabizi. Hanyuma na sosiyete, uzi ko njya mvuga inti, hari urugero nigeze gutanga, umuntu ashobora guca nk'ahantu iwawe agasanga akana kiyanduje, agahita avuga ati kurerwa na mukaso ni bibi, ati buriya bari nyina babana bayagafuriye, kandi sari umwana utiyanduza. Rero sosiyete, abo bose mvuze, twongeyeho na sosiyete n'umuryango umugabo avukamo ko ari kwa nyirakuru w'umwana, abo bantu bashobora gutuma mukase w'abana aba mubi. Ariko ntabwo twashyigikira ko mukase aba mubi, ugomba kwihangana, ugahangana n'ibyo bintu yego wabona bikunaniye, kugira ngo wangize ubuzima bw'abantu muri kumwe, wowe ugakuramo ubwawe. Ngaye nguko wenda tugana ku musozo, nkwisabire wenda one day cyangwa umunsi umwe tuzapanga tugane nka couple yanyu. Nta kibazo rwose, umugabo abe yabyumva, arabyumva, abashaka no kubivugaho kugira ngo agire inama abagabo nabo bari muri ibi ngibi. Ariko uretse n'ibyo dufite umuhamagaro wo gufasha imiryango. Mu by'ukuri imiryango mu Rwanda murabizi ko hagaragaye umubare munini w'abantu batandukana, ariko uretse mu Rwanda ahandi ho byari bimaze kuba akamenyero, biramenyereye hanze. Rero twaratekereje muri Covid, muri 2020 twaratekereje, turi kubona abacuti bacu batubwira ati Kanyana we, sinjye uzabona iyi lockdown irangira ngo mve muri uru rugo, sinjye uzabona ibi nibi birangira, mbese ngo mbe nava hanga ndumva nabuze nuko ngenda. Tugatanya nyine kubagira inama, bamwe bigacamo abandi bikanga, ugasanga ibibazo byabo byatangire muri dating, igihe barambagisanyaga. Turavuga ngo reka dutangire gahunda yo kugira abantu inama, ariko ntitwatangiye tugira abantu inama nk'uko twakucana ngo ugire inama, ahubwo twatangiye dutegura ibiganiro. Dufite YouTube channel twa Family Pillars, dutanga ibiganiro byafasha umuryango gukomera, duhereye hahandi umuntu yitegura kurambagiza cyane no kurambagizwa. Handi umuntu yitegura kurambagiza, uba ugomba kujya kurambagiza witeguye. Hari ibyo ujya kurambagiza ufite, cyane cyane nk'ibikomere, nibyo tumaze iminsi tuvuga, bajya kuri cano bari buze kubibona. Hari ibikomere dufite bituruka mu miryango twakuriyemo n'ubuzima twakuriyemo, iyo bijyanye mu kurambagiza uhitamo nabi. Twasanze umuntu ufite ibikomere adakwiye gushaka, ahubwo akwiye kwivuza. Wamara gukira igikomere ukabona gushaka, kuko iyo ugiye ufite igikomere, wakuze uri mu muryango ukennye cyane, utabona icyo kurya bihagije, nubona umuntu w'umukire uzahita uvuga uti ndasubijwe. Wumve uyobewe n'icyo gikomere, uhitemo nabi. Iyo uhisemo nabi rero, aho kugira ngo ushake umugore ugashaka umusapota muzagufasha mu buryo bw'ubukungu, nyuma rero wamara gutera imbere umaze gukira agahinda k'ubukene gashize, ukavutereka nshaka umugore wanjye, tubona muri ku rwego rumwe. Ni ibintu byinshi. Ubwo rero twasanze iyo umuntu afite ibikomere ahitamo nabi, kandi uhisemo nabi, niyo bazakugira inama, niyo bakujyana muri primatire cyangwa n'andi hantu twumva wajya ukagirwa inama, ntacyo byakumara rwasenyuka. Rero duhera aho ngaho dutanga ibiganiro, umuntu amenye uhitamo neza, umenye urambagize neza, uhitemo neza, fiançailles igendemo neza, ubuku butegure neza, ko nabwo ushaka kubutegura nabi n'undi rugasenyuka. Imiryango yimenyeshe neza, mbese urugo turuhera mu ndiba yarwo. Rero twumva ari uruhare twagira natwe kugira ngo twubake umuryango. Reka tuzaganire uri kumwe n'umutware wawe n'umugabo wawe, kugira ngo tubashe kuba twabivugaho, cyane ko ni ikintu avuga ngo byanze bikunze gikomeye. Uru Rwanda rushingiye ku muryango, isi ishingiye ku muryango. Iyo umuryango usenyutse n'abantu barasenyuka. Ibikomere byinshi cyane bituruka mu miryango yacu. Byumvikane ko imiryango ihera mu guteretana, kwa kundi tumenyana, turi menye umukobwa, menye umusore. Iyo ugize gutyo ugasanga nyine ntibigenze neza, ahubwo nyine mukura gutyo, ndetse n'abana bakomotseho bagakurana ibikomere bitewe n'uko byaturutse hahandi, cyangwa watese umuntu utari a right person, utari umuntu wawe. Ibyo byose reka tuzabiganireho namwe. Numvise mufite ibitekerezo bikomeye shingiye kuri wowe. Yego Kanya, nishimiye kuganira nawe, gusa mu gusoza ihangano duhe akantu gato cyane, ndetse ko wenda utanabiteguye, k'umuvugo wawe Rungano. Witwa Rungano wa wundi? Yego, okay, ntabwo navuga ngo ni Rungano, niba ari uwayandikiwe Rungano. Rungano ni nk'abo bantu mba ndi kubwira.
muri make icyo cyiciro cyangwa se iryo tsinda niremeye muri njyewe ndyita rungano noneho nkabagenera ubutumwa. reka tube kudusorezaho. ndababwira kahese. Ariko mfite hagati aho ngo hari na cano bashobora kubibonaho yitwa Urungano Art Center, uraza kubipininga. Hari ako mvuga ngo nshuti yanjye Rungano uraho, amakuru yawe ra, ndagukumbuye, maze iminsi mbonye imeri wanyandikiye, nabonye n'amafoto yawe ariko warahindutse, ngakomereza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ntangira meze nk'umuntu wibutsa abantu ibintu bitandukanye, nkabajyana nyine mu bigezweho uyu munsi. Ntabwo ndibiragize, ndashaka ko baze kubireba. Reka tuze gupininga. Ariko benshi basanga banatuzi, ababyeyi cyane baradukunze. cyane. Wakoze cyane. Murakoze. Ariko gatoya naragenda reka nisabire abamama ubu ngubu, iyo tuvuze ko ibintu byaba mukase abantu bamera nkaho tubaderanje. Niba wumva ntacyo bigutwaye twazaganira. Ugiye kuri YouTube channel yacu twayivuze Family Pillars, byose murayijyaho, urabonaho nimero zacu, wazanyandikira tukaganira tugafashanya, kuko biragoye ibyisano, biragoye Gerard, biragoye ntabwo ubona ugisha inama. Iyo umwana yakunaniye, iyo umugabo yakunaniye, iyo bari abantu bose bananiwe kukwizera cyangwa se bananiwe kugutera imbaraga ngo ugire ibyo ukora wubaka umuryango mwiza, ubura ugisha inama. Kuko ntabwo wabyumva ufite umuryango usanzwe, umuntu abakeneye babandi nabo bari muri ubwo buzima. Rero byaba byiza munyandikiye, hari batangiye kujya banyandikira, mukanyandikira twahurira kuri ushobora no kubabwira nimero de telefone, ariko wenda ubitabagora bishobora kubagora kujya kuri YouTube channel aho ngaho uvuga. Nimero yanjye ni 0783 81 70 67. Mwanyandikira kuri WhatsApp, ya nimero kuri WhatsApp, hanyuma tukaza tujyana ibiganiro tukubaka umuryango. Kuriya n'umuryango wo ku ruhande, noneho uretse iyi ngiyi tuvuga papa na mama n'abana, uriya urihariye, urimo bayita blended family. Ni imiryango yihariye irimo abandi bana mutabyaranye kandi mugomba kurerana. Rero turabasaba ko mwanyandikira, ntago ari ukugira ngo tujyane ibindi bintu bidasanzwe, ariko no kugira ngo dufatanye, tugirane inama, duhane ibitekerezo, twubaka umuryango. Nubwo muri izo ngo mwumva bibagoye cyangwa se bimereye neza, bafasha uwo bigoye, niba bikumereye nabi tukafashanya nyine tukakunganira, aho kugira ngo wenda wihutire gutandukana, wihutire kugirira n'ababana, wihutire kwiyahura, mbese wihebe, wumve ko hari abandi bahari, nanjye ndahari, tugafashanya. Merci beaucoup Kanyana. Murakoze.